umunsi wa mbere wibuka ko wigeze kumubona wamubonye utari umuzi? umunsi wa mbere mubona n'ubundi wabona kira nagufashe nabonaga ari usanzwe kumwe n'abandi bose umuntu utanazi ntuzumwitaho cyane sinakazamwitaho ariko ntugende urenze hirya ngo uvuge ngo ariko uriya muhungu ngo arirabura ntazo ataraguteretaga nta karazamo cyane nakazamo nako yirabura ariko atangire kugutereta kayebe ko karaza bukebuke yari yarahwereye aguterete bwa bwirabura buhita bunyika bugenda bugabanuka asigaranye buke mu minsi iri imbere azondusha izuba birabura cyane buriya ni ukubura ibyishimo ntazishima uriya bose ni inzobe kuriya barahwereye. twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio. uyu munsi turi n'akanyamuneza kadasanzwe cyane kuri channel yacu. uyu munsi ibintu sinzi ko biza kumera kabisa, araza gusha mugani w'aba bantu. kandi turagushimiye wowe umaze gukora subscribe kuri chaîne y'Imuhira Studio, nawe utarayikora turagushishikariza kugira ngo uyikore kugira ngo uzukurikirane ibiganiro byacu mwanya ku mwanya. kuri uyu munsi murabona imbere ya kamera y'Imuhira Studio twasuye abajene mari twasuye urugo ruhire, siko bazabivuga hajya. muraza kumfasha mu makomantere nimba ariko nimba nabyishe muraza kunkosora. hanyuma twasuye couple yitwa ko ari y'abana cyane tumva tubaye interese yo kuza kuganira nabo. hanyuma mukomeze muhange amatelefone yanyu cyangwa se screen za telefone yanyu, mugume murebe iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. hanyuma reka tubiyegereze. turabona mwambaye udupira dusa cyane kabisa, twambaye utuntu dusa nyine natwe turasa. abakuzi b'Imuhira Studio muraza kubitubwira muri commentaire nimba basa koko, murabitubwira. hanyuma iyi couple mbibutse ko ikintu izwiho cyane ni black and white, ni umuzungu n'umwirabura. niyo couple dufite ahangaha. hanyuma sinzi ikizavamo nimba ari umumetisi, ntabwo turabimenya. hanyuma kuri uyu munsi reka tubanzirize ku mugabo udupresente muri iruhande rwawe. uyu nguyu umudupresenteho, ntabwo twaje kumuvuga, hariho nyirawe. uyu ni nyina w'abana banjye, yitwa Mutesi Jeanne. Mutesi Jeanne, yego, umugore wanjye. afite abana bangahe se uko wavuze ngo ni nyina w'abana bawe? bo narebye muri kazoza nyine kera wivuze n'umwana ndategereza abana nzogira, ariko bisa nkaho uzogira benshi kabisa. nyine Imana impeza zimama nk'icumi icyenda. mute nivyo gahora gukwiye n'isengesho. we n'isengesho. ubwo na Mutesi nagira irindi rivuga ati batanu canke bane, kurabona ari ngirire rizaganza irinde. ninde muyumve muri mwebwe uzoganza ubundi? isengesho twabaje gukora isengesho tuzareba uzumvira. arabivuze byose ngaho. gusa jewe mfite icyizere ko tuzabageza. muzabageza? ni nyihashaga. ndumva bidasanzwe bakoze Imuhira Studio. kandi mbibutse ko uyu munsi ku wa gatandatu nibwo mukwije icumweru muri kumwe mu bantu, n'umugore n'umugabo baracari babisi cyane kabisa. niyo mpamvu twifuje kuganira nabo kuri hejuru y'urukundo rwabo, byinshi hejuru y'urukundo rwabo ndetse no hejuru yo kubakana kwabo. kuko mbere yo kubakana habanza urukundo, hakabona kubakana. batubwire n'uburyo bafashe icyo cyemezo kandi tubona ko ari batoya. hanyuma tutagiye kure cyane, tunyuriremo muri make nk'ukuntu ubukwe bwari bumeze, ukuntu wabubonye, nimba warabubonye cyangwa se
nimba wenda utarabubonye kubera ubwoba kubera ko hari abantu benshi uzubabaza iyo bavuye mu makwe kubwira ati sinari ko menya n'ivyari ko bikorwa tubwire cyangwa we nimba byarabaye nka kwa kundi nyine wari ufite umunezero wenda ukaba warateye ruga nka zingahe nashize waraziteye wabaye nk'utera ruga mu mutima uzitereye umutima ibyishimo byari biri hariya nari mfite ibyishimo ariko ndangiza imbere nkareba imbere byamutese gusa byamutese nareba ukuntu bizaba bimeze mu minsi iri imbere avuga ati ibyishimo byama bitaha ntiwatera ruga ngo yihurutse ariko uzitera imana zari zuzuye umutima wari ubohotse ibyishimo ariko ukamenya ibiri gukorwa nyine ibiri gukorwa nari nkanuye ubwoba ntibuzabura ariko nari nkanuye kabisa tutarinjira indani mu rukundo ukuntu byatangiye Mutesi we byari bimeze gute muri mariage nawe byari uko se hari rugaho bigeze utera wewe ngo unezererwe wuzuze zari ibyishimo by'ibintu byacu ariko ntabwo twateye mu buzima busanzwe ariko uzitera zanezerwa gusa zanezerwa gaseka none tugende twinjira indani ubwa mbere murahuye umunsi wa mbere uwo munsi wa mbere wamubonye wewe wamubonye gute n'iki cyahindutse muri wowe umaze kumubona mu kumukunda cyangwa se umunsi wa mbere apana kumukunda tumaze gushakana wenda umubonye ubwa mbere mutarashakana mutaraziranye igihe mutaramenyana umaze kumubona wamubonye gute cyumvishe ko hari igihindutse mu mubiri umaze kumubona kubera ko nje nari naterese nari nahwereye no guteka nari nirutse wari waracutse nduma ariko dufite n'amakuru yawe ngo ntiwari uzi no gutereta cyane nari debe gutereta gutya amaverbe ngo biki unaragupfiye rero bijyanye n'ibyo ikomeye imitongo tayo wari uyigiriye nari nzi pe wakoreshaga iyo muri Bibiliya urabona ngo Yesu yasize avuze gutya ngo ukunde mugenzi wawe kuko iko none cyo gituma uzasiga sonye uko niyo bito bakoresha usanga ari nayo ukoresheje kuri Mutesi Mutesi naratubwira arabitubwira Mutesi ibyo usanga ari mubaza ivugira yakoresheje ariko iyo yakoresheje urayemera cyangwa ndayemera gusa ndagira myinshi hanyuma ubwa mbere uramubonye umunsi wa mbere mubona hehe namuboneye muri quartier mu bitaramo n'umutima ukamumaho hari nka 2000 kombi ni muri uno mwaka kabisa niyo mapenzi yamfashe envers lui envers elle urumva nta mapenzi warugira wagira make nagira make mapenzi nagiraga make n'umukobwa nakunze sinabimariraho ibyo by'abandi basaze namukunda nyine nkageza nyine ariko iwe noneho maze kumfata aramfata kabisa umva ko ngezemo umva ko agushoboye aranshobora nimba karaga kayobe ariko ibyo bintu turaza kubigeraho nuko urangize uramubonye aratambutse ubona ntayo kumukunda mbona yombera umugore kankunda kandi akangibaho yego hanyuma nk'umunsi wa mbere ku munsi wa mbere wumvishije ko ushobora kumutereta akazakubera umugore wabyakiriye gute muri wewe uwo munsi sinasinziriye kubera nari mfite ibibazo bibiri kubera ko nari naterese abakobwa benshi ndatereta nduma neza bari bane maze kubatereta hagira ikindi kibazo cy'uko ntazi gutereta namureba nkabona arengeje ndamutunguka n'iriya zobe
n'ukoga ariko nyine umugabo ntarira ndahagarara wihagarara amwandikira kuri fone aransubiza ubwo nimero wazatse nazatse umushuti wanjye wazimpaye turakunde turadingana nyine turandikirana hanyuma mbere y'aho ngaho kumva nyine ko ugiye kumutereta wari umaze kumubona inshuro zingahe namubonaga muri quartier twabanaga mwaramugaga muri senke naramubona cyane manake nangagara yubaho ngagara kabisa ngagara yampaye umugore muri quartier senke niho wakeze umubona namubona yifatuye ukicecekera agatambuka mubona cyo masite avuga turiye hamwe ntiwakeze uri umukurikira nk'inyuma ugende nyuma urabizogenda mureba nyine mureba acuga inyama penzi yarataramfata yarataragukubasha nukoga maze ariko nta kibazo nimugira n'akanyota muramwa mutore ntimugire ikibazo bifasha nuko penzi aragushobora aramfata ibitotsi nkabura ibitotsi ngo wari ufite ibibazo bibiri niyo wari utubwiye nari mfite ibibazo bibiri nari nshoboye gushoreka kandi nareba wacu nta muntu wacu arakanuye niyo terme arakanuye yego abona tomubasha ariko nshikiyeho nyine nimba ariko nawe amapenzi yari ayafitemo nawe yari nakoreshejeho gutya gusa sirikwe nabivuga nuko byageze gute nuko byageze arabesha indi yahise ifata wahise umwijyaho nawe nahise mwijyaho nyine ngamaso akareba sigara arakubeshuje kubera ko mviya manzo zitandukiranaga message nabonaga uwacu yamaze kera kunkunda nk'umunsi wa mbere umwandikira kuri WhatsApp byagenze gute yakwishuye gute naramwibwiye mbwira amazina yanje Zayiramya Rukara sinza ndisigaga Eric kubera ko Eric gani gina umushasha kiyo utarishiraho gishiraho yo gucisha n'akandi gakajya kanje nyine ndamubwira arambwira ngo aranze siko nawe yarakunze yaragoye namubonye gusa niyo mpamvu namubwiye ko munsi n'akazamubonye wari waramubonye ku maso ubwo wowe wamuboneye he aho nyine yakuboneye muri kare gaseke igitangaza hariya havuye ibintu bikomeye noneho maze kubona nimero ndamwandikira nawe aransubiza musaba amafoto arayanyima arayakwima kandi je namuhaye yanje ndayimuha iyo yanga kwima ubwo se akayakwima avuga gute ni ibyo abakobwa nyine byo kwihagarara ariko kera nawe urukundo rwamubashije ko rumushebamo noneho amaze kuyinima ndavuga ati uyu muntu ndamugira gute bwengega nawe sibuke amubwira ati wewe Facebook yawe kubera ko Facebook nari kuja muri account yiwe ukabona amafoto ntayagiye kandi uko wari kuja mwaka ifoto muzi wumve ubije bwiza nari muzi wese wari umuzi wese ifoto kugira ngo umeze nk'amanyirebe kwitegereze ariko uretse n'icyoga kugira ngo wenda nereke abandi umukobwa abona nyine yavuze gushaka inyamurenge akamwerekaga ababyeyi ati n'uyu nguyu no kuzitunga muri telefone nka nijoro mbere yo kuryama ukazireba n'igisenge mbere yo kuryama ndabangagabireba nukoga noneho uwacu ndamuterese wanye gahunda yo kubonana nuko byagenze murabonana turabonana muhurira hehe muri ville neza muri Paris muri Paris mw'isoko neza hariya uzuko muri abambere mu bikenyero muzashara hari mu bikenyero niho twahuriye ko narizi ngo mwahuye nk'ahantu muri kuri ku gasitru cyangwa ka orange reka duhaze maze mugire kiyazi
urabona ko urukundo rwari nyine vraiment urukundo rurahari cyane kabisa nanjye banyakiriye neza kanzanire ko oranje kanje nako bakabone banyakiriye neza aha ni sawa ntabwo twidoga mwidoga kabisa uru rugo ni sawa aha nuko nkuriye muri lo Parisien shike ahuye n'undi muhungu niba yaje kumutereta nawe uriho n'undi muhungu ati muhungu agiye kujya uyu muhungu reba randevu muri babiri karangiye barayi karakunyura reke yawe noneho iwacu mbona wa muhungu arahagurutse aragiye ni kuvuga nabi ngo ariyanuye aragiye ndavuga ati ndiruhutse nuko iwacu turaganiriye umwana mwiza cyane kuri collaborante turaganira bien maze kuganira noneho nibwo bwari ubwa mbere kumutereta cyangwa wari wamutereteye kuri WhatsApp sinzi ni gute mute byagenze baje kuguteretera kuri WhatsApp cyangwa iguteresa uwo munsi yakubwiye mu nane ville yabanje kumwetera kuri WhatsApp twaje kubonana nyuma kera yatangiye kugenda ariko nyine ariko ga muri ville nasubiyemo ya majambo ajya kuri WhatsApp ayandi mashashe nkaho ryari irya mbere wasubiyemo ajya muri Bibiliya neza ndamuteretaga amaze ibibazo arambaza ibibazo ahagarara nk'umugabo ndamusubiza ndamwuzuza wari wagiye wabyize neza wabyize urumva sinari mbishoboye ariko nyine nanipanze yari yarabiburutse nawe wahise ubibona ibyo ariko kubwira uko wabiburutse murabyumva kabisa nukoga arangize ahita yemeraho direct aho yatiyemeye urumva nyine ngo aranyigaho ibyo yigaho je nkamashakaho ntabwo ntabisubiza aho nimba kwemerera cyangwa nimba kwangira aho ngaho kwangira nukoga ngo aranigaho wagiye ariko wari kubona ufite nk'icyizere se cy'uko azakwemerera cyinshi n'ikimenyetso turi kumwe ubu nyine turi kumwe nawe icyo nicyo kimenyetso dore noire ebla ntamangira icyizere aho ngaho kubera ingendo twaganiraga muri WhatsApp ukabona nawe nyine ni ukubura uko agira gusa yari yashize mutesi wowe uzagenze gute utubwire umunsi wa mbere wabonye Eric umubona yirabura nyine uko nguko wahita umukunda umunsi wa mbere mubona yaraneze nk'uko wabivuze mubwira ko ngiye kumwigaho aho uretse uwo munsi mwabonanye muri ville umunsi wamubonye bwa mbere mu buzima umunsi wa mbere wibuka ko wigeze kumubona wamubonye utari umuzi umunsi wa mbere mubona wabona nagufashe nabonaga ari usanzwe kumwe n'abandi bose umuntu utanaze ntuzumwitaho cyane sinagaza mwitaho ariko ntugende urenze hirya ngo uvuge ngo ariko uriya muhungu ngo arirabura ataraguteretaga nta karazamo cyane nakazamo nako yirabura ariko atangire kugutereta mbona kayebe ko karaza bukebuke yari yarahwereye aguterete bwa bwirabura buhita bunyika bugenda bugabanuka asigaranye buke mu minsi iri imbere azondusha izuba kandi yanaje ubwo yari yirabura mbere ubu ngubu karagenda bizuba ngira n'izuba uri kumusiga none ukuga bari abahungu bose ubibona bariya bose birabura cyane buriya ni izuba n'ubura ibyishimo nukura babita uriya bose ni inzobe kuri barabereye ni ukuri k'Imana hanyuma ubwo umunsi wa mbere akwandikira kuri WhatsApp wabonye nimero nshasha wabyakiriye gute amaze kwibwira wamusubije gute amaze kunyandikira umunsi wa mbere
yaranyandikiye yamwereka amafoto yiwe asaba yaje manza kuyamwima. ubwo se wari kuyamwimira iki dusubiye inyuma noneho gahangaha mwarubatse ntaco muri guhisha wari ngiki cyane wari kuyamwimira kuyamwima kenshi kugira ubanze umwigeho nyine maze mwigeho ahangayike ongera ko umuntu yakwandikira akaguhereza foto yiwe kenshi usanga abakobwa twandikirwa n'abahungu benshi usanga nyine bamwe baje kubijyaho kubera ufite abandi babandi yaje ufite bangahe ndabizi yari afite benshi abanyamerika noneho ni bangahe baguterese mbere yuko agutereta Eric mbere yiwe ni benshi abatereta ni benshi ariko ndukundana na bose ubwo niki wabangiye niki wabanenze hanyuma Eric we wamushimiye iki ico nabangiye cyangwa se kubanenga nta gahunda niba ari nta gahunda nimba ari urukundo rutaba ari rwinshi cyane maze kumubona nuko nyine urazi benshi barazaga nta gahunda je naje mfite gahunda naje yatwitse uzi uko mbise mbibona impamvu iwe yaje yatwitse bwa bwirabura buhita bugenda ubona umuriro gusa kandi hanyuma uwo munsi wa mbere wo muhura amagambo yakubwiye akomeye y'urukundo yagusigayemo ni ayahe woba wibuka umunsi wa mbere muhuriye muri Le Parisien ariko kandi ukabise yagiye gusaka nkunda iryo niryo ryagusigayemo umva ko rikubashije nacyo ntiryoroshe rifite imbaraga iryo ngiryo wenyine yavuze ko ntakoma myinshi ntajyatari yakubwiye umunsi yagusubije wari umeze gute wabyakiriye gute umunsi ansubiza yansubije nari mu modoka nari mvuye muri interiyeri mu bukwe bw'umuvandimwe naje mu ijoro bwije twaza turayo twari turi mbi igisubizo akindera mu modoka uje uri mu modoka mu saa 5 y'ijoro za nijoro nzafite ibitotsi byama bishira yakiguhaye uri mu modoka waraye wicaye ariko no mu byari bikwicaje harimo nyine utegereje inyishu uvuga ati sazana saa 5 z'ijoro nanyumaga nandika igisubizo ryari igisubizo bimeze gute bihagaze nuko garansubiza ati amapenzi yarabaye none ga nta kibazo naje ngoma mashi uri mu modoka ibitotsi byama bibura n'amazi mbona gusa na shoferi wari kuhunyiza mu modoka saa 5 z'ijoro tuvuye mu bukwe ariko ubone message byama bishira niba kugenda wibutsa shoferi atangaza bakatahatara ariko ntiwibagiwe ngo uhite uhaguruka mu modoka iri kugenda ariko bikora no bari kumwe n'abayobozi nyine bikanisha n'abandi ariko ibishimo nari mfite uwo munsi byari byinshi uvuyeyo rero ururutse imodoka n'iki wakoze n'ibyishimo byinshi kubera ko twari tuvuye mu bukwe bw'umuvandimwe twari tumaze iminsi tubusengera nyine twarashyize turashima tugapfukama turashima Imana ariko n'ayo mashimwe sinayasize nyine y'icyo gisubizo urumva mwasenze mushima Imana ko kuko bwagenze neza uhita wibukamo n'icyo Imana wangoreye umuti kabisa tubu bukwe bukoze ibindi nuko hanyuma wamwishuye gute umwishuye ngo urakoze amaze kubwira ati ndemeye narashekerega ndashekereraga nk'umugabo tutuziraga tw'ubunyine ndadushekereza shushu bebe buriya yamutaga mwise ariko niyo karagitere y'abagore bazaba bakunda mu mushekerere ni nk'abana n'abo bunyine abakunda umwite bebe n'abo bunyine b'imperuka abakunda umwite bebe kandi afite zamuzitsa
abagore b'imperuka baragoye cyane. hanyuma nuko mwamaze igihe kingana gute amaze kukwemerera mukundanye? Juste ndibaza iyo mfasha nawe ngahe navuge yacecetse cyane. twamaranye nk'amezi 3 cyangwa 3. Amezi 3 tubona gukora ubukwe. oya 3 tuvuga oya kindavuga muko gukora ubukwe kw'amezi 7 arenga. Urumva mwagiye muri 3 ya fiançailles cyangwa ayandi abaye gutegura ubukwe? oya 3 yo kuvugana bisanzwe dukundanye ku mwanzuro wa fiançailles twenga amezi 6. urumva mwese ubundi reka dusubire inyuma. mwari mumpenza ubundi agutereta akigutereta oya atakibazo akigutereta yakubwira ngo muzakora ubukwe ryari muri uyu mwaka cyangwa yaje gutereta ngo mukundane? yaje amureta ngo mukundane kandi tuzakora ubukwe muri uyu mwaka. ariko ntaguhebwire ukwezi ko ariko wowe ukiyumvira ko wenda ari nko kajyari nko ku mwisho w'umwaka nyine. ahandi mwisho ari uko reka n'umwisho uzumwana mikrofone umwegereze mikrofone. wenda yavuze muri uyu mwaka ngira none ngo muri December cyangwa yari yapresise ukwezi. yari yapresise nuko urumva rero yari afite gahunda koko nyine. gahunda nari mpereye nari mfite gahunda yihuta urgence none ndo yasohoye. ari dusubira inyuma bukeya nikiyihe mpamvu yari igutera nyine kugira gahunda vuba nyine byihuta? gahunda nayigize muri ino minsi nyine muno mwaka numva ko ntigeza kuba umugabo nakuze ntigeza kuba umugabo nkagira amaresponsabilite nasire nyine mu muryango wanjye personnel kubera ko n'ubundi mfite ayandi maresponsabilite ndi kuvuye mu bintu bitandukanye numva ko bishoboka ko naba umugabo mu rwanje. yego urakoze cyane. hanyuma Mutesi wowe wabikubwira ngo ubukwe ni muri uyu mwaka wamwishora nka gute? akiyabikubwira wabyakiriye gute? ni gute wamwishora? narabyakiriye kubera ko kera nari namwemereye fiançailles mbese nemere nyine nta bya bindi byo kumubwira ngo ubanze ngo urindire nko muri 2024. ntazo bigeze ubwira? urumva mwari mwahujije kabisa nawe wari ufite gahunda yari afite gahunda. ikimuri gace cyamwakiye neza cyane. hanyuma murapanze ubukwe burabaye. mu bukwe ni ibihe bintu mwabonye byiza bigize ubukwe? ni iki cyiza mwabonye cy'ubukwe mushishikariza n'abandi gukora ubukwe? araza kuvuga nje uvuye ku ruhande rwawe ruhande rwanje nasanze ubukwe hariho umugisha w'ubukwe. abantu bari mu kubombora bagenda babireke. ubukwe abantu bose bazabuhagurukira. ubukwe n'ubw'abantu bose bwubaha kabisa. abantu bari mu kubomboka abandi bakabombora bafite ibibazo. nabonye aho umugisha w'ubukwe ugaragara. abavandimwe warabyiboneye n'amaso yawe nawe uhereye mu myiteguro akandi ko sinamenye iyo kariko kava mu by'ukuri nubona ni ibitse udufaranga twanje bene utungutu nyine baramfashije ariko andi mafaranga yavuye mu bandi bantu. ni ukuvuga ngo hariho novuga ko ari Imana y'ubukwe izitanga umugisha w'ubukwe. ndategura
nshaka inzu nshaka ibintu byose n'izo ntebe wicayeho nuko nyine ibintu byose ndabitegura kabisa ariko hari mu kuboko kw'abandi bantu ariko abantu bari mu kubumbura ntazabona umuntu wamutwerera ntawe n'umupesha n'unyine nk'ikazaranyazwe ibintu byose biragenda byiza kwaba kureba ikuntu cyane ariko hari n'amashimwe gusa urumva ubukwe ni sawa urebye ukuntu abantu baba bagushagaye bakureba aho ababyeyi bashima ukuntu mubateye iteka ni byinshi kabisa sinzi nawe arashobora kuvuga wowe ku bwawe Mutesi wabibonye gute ubukwe ni ikihe cyiza wabonyemo ni iki ushishikariza abandi bagenzi bawe batarakora ubukwe kandi banyihanganirije wowe ji ndayimaze turiyongera nta kibazo hano ji si ibibuze ubukwe ni bwiza ubukwe ni umugisha ni ishema duhereza ababyeyi bacu ndetse n'umuryango n'inshuti ndetse tutibagiwe n'itorero kubera ko mu itorero tuba duhangurira kubomboka no kubombora ahubwo badushyigikira gukora ubukwe kubera ko ni nabwo Imana yemera nabo babigisha ni umukozi w'Imana cyane hanyuma ubukwe bugenze neza murafese nyine ubukwe nyuma y'ubukwe niki cyakurikiye nyuma y'ubukwe niki cyakurikiye mwarashimye igitaramo cyabaye urumva nyuma y'ubukwe mwahise mukora igitaramo ni igitaramo icyo gitaramo cyari kigizwe n'iki cyari cy'amashimwe cyane barashimye kubera ko urebye iminsi twari tumaze iminsi tuteguye amezi 3 duteguye twari stresse cyane rwacu na Mutesi isuku yarangana yarabyibushye nanje isuku naringana ubu nyine nabyibushye kubera nabyibushye ariko minsi yantegura inanamuse nuko ariko noneho bidutera amashimwe kuba dusoje urubanza rwari ruturi imbere turatarama icyo gitaramo yewe twageze ku masaha 9 dutaramye saa 9 z'ijoro igitaramo kirimo ubwoba none icyo gitaramo mumaze gutarama ni iki hari piano mwari mufite navuga ko twari tuyifite mwabyinyira isirimba cyangwa ni iki mwakoresheje icyo gitaramo narafite ndamubwiriza sinagusomeye mu Efeso bari 6 no kuri 10 kugeza kuri 14 niko nyine mute mubwiriza ku bijanye n'intuze n'uburyo dukirana n'abantu n'abatware b'imyuka mibi yo mu kirere ategereza gutwara intwaro zose z'Imana ndamubwiriza cyane arafasha ni ukuvuga za ndimi mwari kuvugira mu nani twazivugiye ku ijambo mwazivugiye nyuma y'ubukwe niwe ndimi zaje kandi twarahudumiye turasenga mumare gusenga tumarega gusenga rero murasenga turasenga kandi murasubira murasenga twarasenze tumare gusenga turasenga murasubira murasenga turasenga musoma n'igitabo soma igitabo nukoga ubona burakeye hanyuma iryo joro ryabaye rirerire rirerire cyane ijoro ry'amashimwe ryari rirerire cyane kabisa hanyuma watubwiye ko wewe wari ufite aba ex bangahe nari mfite yari umukobwa umwe gusa umukobwa umwe n'abandi nagiye intereta abana bari ko banyanga bari ko babona ko ufite Mutesi hanyuma mwinjiye mu buzima busanzwe cyangwa se mwinjiye mu rugo rushasha winjiye mumaze kubaka niki wabonye cyahindutse paraporo nuko wari utura umeze ukiri umusiribateri ukiri umusiribateri sinaringira gahunda mu buzima
habe n'imwe nari mbayeho ndi uwaho nyine gusa ariko ubu nyine sigaye nsonza umugore akambaza ngo urarya iki ibyo kurya bikaba biraho nuje kwambara impuzu z'umugore sinari zi kwambara cyane ariko basigaye tambura iyo ugiye kujyana ihuzu tibijanye ambara wayambara ukabona birajanye none nta kintu cyari kiba ku murongo na kimwe ariko umugore aze ibintu byose bija ku online kabisa natangiye no kubyibuka abandi bahungu bo bagiriye inama batarashaka abandi bahungu nama no babwira hari abahungu hanga basamye rimwe gusa baracara abana bagende bakuri kandi bakuze bamwe baranduka ariko cyo nababwira bagende bashake ari umugisha wa babiri umugisha Imana izitanga abantu babiri ndabizi hari umugisha wa Mutesi n'umugisha wanje nyine babarangisha umwe noneho ko turawugenderamo rero tugiye kugenda n'ibisubizo turi mu bisubizo bimwe bikomeye cyane uko ejo bundi azabaye nyihasha kera ko kantu rero katubagarukeho ni gute kera hari umwana umufite oya ye ndi mu kubona ndi mu kumva ngo cyangwa niko Imana yakubwiye ni ibicure ibicure kabisa ni mu kumva ko nyihasha ari nyihasha aba bana babiri tegeza kuzabona wewe wumva ko uzabyara bangahe abana ni 9-10 nta bintu byo kwifungisha bari mu gukora abandi basazi ntabyo biriya ntabyo ni ibintu byo kwica Mutesi wewe winjiye mu rugo rushasha niki cyahindutse n'iki wabonye gihinduka paraporo nuko wari usanzwe umeze ukiri umujene wimenya icyo nabonye mu rugo rushasha ugendera amategeko y'umugabo nkajya tuba tukiri iwacu wenda ababyeyi baravuka bumvira ukaba n'igihe bukubwira wenda mukaganira ukagisita ku mugabo uramwubaha amategeko yiwe nk'ubu ariko bishoboka ko none ari kugutwara nabi kera amategeko nabivuga amategeko yiwe harimo n'urukundo nyine turakundana ntabwo azongurira ufite tubahana tugenda inama kuri none ikintu cyose ni inama yabaye umuntu umwe kandi nk'uko nyine yarabivuze ugenda umutwara nawe akaba umufasha nije mutwe nawe se n'icyo n'amaguru nange kubaho ni amazuru n'amaboko mutwe nawe akaba nyine izindi ngingo zose urumva rero ni ukuvuga ngo tugenda inama ariko ikintu cyose nyine nta kintu tutagendamo inama n'umugore n'umugabo ibintu byose biba bimeze gutyo nko mu gushaka kwawe ukuntu byagufashe gute byagufashe bigutunguye mugani bandi Pawulo bazariye mu bafasha tunguye cyane byafashe bintunguye kubera ko nigeze kubipanga bose nje n'abavyeyi bayipanze 2019 nari maze gufata diplome ya designaté abavyeyi barabinzanamo ndavyanga nuko bidakwiriye ariko noneho bizamo buri ikintu cyakujemo wenyine personnellement utegezo nyine ukigeraho vraiment binzamo byafashe mu mwaka niho namashije nyine none ndore Mutesi nicaye iruhande kera byararangiye ntungu hanyuma ndibaza ko kuri Mutesi we ntabwo byamutunguye nyine kuko ni umukobwa abakobwa burindiriye ijambo ry'umugabo gusa ibyo uzoza kuguporopoza hanyuma nk'abababwira wenda nk'abababwira ati muri abana muracyari abana kubera iki mwashakanye mukiri abana iyo mwitonda mugakura nk'abo ngabo ni irihe jambo babwira banza usubize wowe yewe hari abantu nyine bambwiye abandi basore bambwiye ati peti yangu wewe koje gushakira iki niye mpamvu itonde tujye ubusore
iyo teri rero irangora kuyumva ngo tujye ubusore urabona ngubu ngo tugiye kujya ubusore kandi wamureba ukabona nyine namureba yarakubititse bwaramumaze bwaramurigase ubusore ka oranje kameze neza ni Mutesi se wakubwiriye iyo nama yo kukagura aka niho kazanye niho kazanye kabisa kino bere ka oranje nuko noneho ga arambwira ati wewe tireka warugeze ahantu ho kujya ubusore noneho iyo terme ikangora kuyumva ndamubwira ati wewe ubusore buzakurigata noneho ibwo nuko ubundi ubusore ni bwiza ubusore burakabaho burakaramba kandi ubusore ikintu bugira abantu baburiye nabi mugani wabo bazabwicuza kandi ntibubwira draft ntibubwira buriyo ngo buzakopororwa urabona twiciga esa yiga nyine no mu ishuri uzugenda iyo ugiye no mu ishuri urandika bakaguheza buriyo buriya atanga n'ushira ariko ubusore siko bumeze ntibubwira buriyo ubujya rimwe bukaba burapfuye none ndamubwira ati jewe ahangaha ubundi namusore namutesi umusore namuvandimwe nananje namutesi Mutesi tugiye kujya ubusore rero ariyo naho ni kujya ubusore kuruta ko ujya ukiri umujeri tuzobujya bwumuke turumva ubusore twitonze afite imyaka 20 ariko ari umwana ndamurusha imyaka 3 ndamuruta kabisa ni ukuvuga ko muzaza kugera donc urabona imyaka y'ubusaza ubusore mwabumaze tuzabutwara bukungu urabona ngubu hariho ibintu abantu bari mu gukora abandi basore bagashaka l'âge de 35 iyo ni imyaka y'ubusaza akabaja kweneza abana umwana wese aje kweneza kenza ari muri 60 urumva iyo intervalle kurera abana arerana abana ubusaza bimugoye arerana abana ubusaza bimugoye ariko ubu nyine rero twebwe abana bacu tuzabafata neza turacara abasore mufite imbaraga zo kubakorera none gatukunde tujye ubusore rero inama nubwira abandi basore nibareke kujya ubwo busore nibureke kubajyaho none hari indi system yo kubujya neza nuko ubujya bafite urubavu rwabo uwo babusangiye urubavu rwabo babuge kujya ubusore uri wenyine mu bisanzwe ntabwo kuriya abahungu bose urimo kubona bataza baseka babuze ibyishimo no kubona umugore ibyishimo byarabuze nta guseka baba bakanyaraje bamwe b'inzobe ariko barirabura kandi wowe utangiye ubundi izuba yaje kabisa mbere nawe utarashaka nyine twabona ko hari igihe wataha nyine mu mihari umwari mugani w'abarere wacu ariko ubu ngubu mwe muzarera abasore abana banyu muzarera abana banyu mukiri abasore nabo bagira igihe cyo kubarera noneho nabo nitumara gusaza aribo baturere ariko narabonye gusa abavyeyi se kuzomara turerega n'abuzukuru barere nyine yego uko nuko bimeze murakoze cyane hanyuma reka tuje ku musozo w'ikiganiro cacu ndibaza wenda inama mwazibahaye abasore batarashaka kandi reka dukomeze twifurize urugo ruhire hanyuma muzabyare n'umukobwa n'amahasha nk'uko mwabivuze ataratera intambwe nk'iyi mwateye reka mubanze mubahe message abagiye kwinjira nyine uko mumeze wenda bari kubipanga abantu bari kubipanga nabo ikintu twababwira gusa ibintu biza byikora kubera ko iyo ikintu wagishize
mugaragaro, ukacyereka inshuti, ukacyereka ababyeyi, abavandimwe bazagihagurukira. Rero abantu bari kuja gukora amakwe turabateye intego kabisa, bagende bashira Imana imbere kandi babigiremo ubwenge, naho ubundi bizagenda neza, gusa bagende bitware neza kandi Imana izabibashoboza. Yego murakoze. Murakoze cyane. Mubwire akajambo kamwe nyine mubwiye abakunzi b'Imuhira Studio, message imwe, reka dutangire kuri Mutesi, namara nawe ufata akajambo. Imuhira Studio turabakunda kandi turabashishikariza, batworeye byinshi mu bigo byacu, namwe turabasaba ko mwabagana. Ni abantu beza, ni abantu badukunda, natwe turabakunda cyane. Turabashishikariza kubakunda ndetse no gukomeza gukurikirana ibiganiro byabo. Bagira ibiganiro byiza, bagira ibintu byinshi byiza cyane. Turabakunda cyane, namwe turabasaba ko mukomeza kubakunda. Murakoze cyane, iyo message cyane abantu bayumve. Urumvishije ngahe nawe vuga ijambo twabwira abakunzi b'Imuhira Studio. Iyi ni chaîne nziza cyane, urebye ubwacu nyine na madame badukoreye ibintu byinshi, kugeza aho batwitangiye ku rubanza kugenda neza. Rero abantu bose turabashishikariza nyine kuyikunda no kuyikurikirana, n'abantu bashaka gukora bafite mariage mubagane bazabafasha, ndetse n'abakeneye gufotorwa za anniversaire ibindi mubagane cyane. Murakoze. Sawa sawa, ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze.